ushobora kuzararikira umukobwa w'abandi bikarangira uha orientation yo kujya muri gereza ukisanga amageragere cyangwa insinda. Uyu munsi abaherereye muri ibyo bice byose mbanje kubasuhuza. Uribuka icyakujyanye? Tata ko zanwitse koko kabisa rozuri cyane kabisa arahungu basaba gutyo ngo ndimfubyi ngo mbabarira be ngumi. Nizere ko mumeze neza. Reka nongere mbashimire, nongere mbahe ikaze kuri kamera za Yawe TV. My name is Uncle Austin. Shushu be. Karami. Umeze ute hani? Ndashima. Umeze neza? Yeah. Yes, ndi kumwe ni Yawe TV. Reka nongere mbahe ikaze mvuge ngo mumeze mute. Iyo niyo gahunda nuko nari ninjiye. Mwanafunzi umeze ute? Ndamahoro ndakomeye cyane. Urakomeye. Yes, reka nakire Uncle Austin kuri kamera za Yawe TV. Reka muhe ikaze. Wow, murakoze cyane abakunzi ba Yawe TV ndabasuhuje muri rusange mwese. Uyu munsi masanzwe menyere ko mu gihe twatangiye weekend ya Friday tuvuze weekend kitangiye ubwo ko tuba tugiye gutwika show. Sasa muri aka kanya ndi kumwe n'abantu bakomeye barimo ibyamamare na abastari ni ba brand new ambassador b'ibigo bitandukanye. Sasa ngira ngo reka mpere ufite kamera ufite mikoro mu ntoki banza tubwire kugera hano byagutwaye igihe kingana iki? Byantwaye igihe kuba nari nabanje kujya kuzana iki cyana mubona hano. Byantwaye igihe gikomeye kandi n'igihe kinini kugira ngo mbashe kujya kureba iki cyana kiri hano. Shushu be wanje ni umukobwa mwiza urabibona yamenze. Wow. Wow. Yaguhenze. Yamenze. Sasa wa mukobwa we ngira ngo ndakubona nkabona urumwe muri babandi basanzwe bazwi ku ma social media bagenda bagaragaza impano zabo zitandukanye. Ubundi wahuriye he n'uyu musore? Arasetse wan. Okay. Musti wanje. Yeah. Yambwiye merekeze. Ntabwo nenzi ko nyine tuje hano. Tanisanga nyine maguye tu. Yeah, urakoze cyane. Nukuvuga ngo abakurikiye Yawe TV muziko hajya habaho gahunda yo kuganira tukamenya abafana ikibari ku mutima. Ni gahunda rero musanzwe umenyere mukurikira muri weekend live hano kuri Yawe TV. Sasa ndagira ngo nongere nkubaze. Ese umuntu akubonye ukuntu wisize makeup hano hose urafunze bwuma. Yeah. Wow. So amazing. This is crazy but true. Iri banga ubukesha iki? Okay, makeup umukobwa uzinera. Yamwita Alice. Yeah. Asanzwe akora ibi bintu ko mbona afite ubunararibonye. Ndo makeup arabimenyereye. Sasa urakoze kwamamaza. Oya nago mwamamaje gusa nuko mbajije ndamuvuga tu. Yes. Nuko rero twinjiye muri vibe yacu ya show ni Yawe TV. Nanjye nitwa Emi Nyawe 2020 gahunda ni zazinde mahora mbazanira ibintu bishyashya. Ndakwakiriye mwanafunzi kuri kamera za Yawe TV. Murakoze cyane. Ndakwakiriye nawe keke. Murakoze. Umeze neza? Umeze bon. Bavuze ngo wisize makeup bimeze neza. Aka gasatsi kaje imbere bakitangwa iki? Baby hair nyine niko baby hair nyine ni nutuntu nyine batwita na baby benshi bakunda kudushyiraho abana. Nagara abana ahubwo bakobwa bakunda bakunda kudushyiraho. Uki mutakwita ba grand hair, mutatwita ba grand hair. Okay nyine abakobwa nyine bakunda sinzi dukunda kuba kwitwa nyine abana. Nuko nutuntu twikora nyine nutwabana. Bivuze ngo none se kabana bakora pipi ku buriri. Wenda umwana w'umuhungu akora pipi ku buriri. Ubu nawe ukora pipi ku buriri kuvuze ngo abakobwa mukunda kwikora utuntu tw'abana. Oya sinzi ukuntu ubifashe. Kuba nakora utuntu nakanga twitira abana, so kuvuga ko ibyo nakoze ari iby'abana.
ya nuvuga ngo ni mwana nyara kuburina wanza gukora kungundi by'abana kubona nakoze bino bintu tuntu tw'abantu bakuru ariko twatwitira abana ko dukunda nyine kumva twakitwa abana to ya niyo mpamvu nyirera ya nabishyizeho ariko ngo nanjye unanyara kuburiri ariko niyo wabikora ukahita tubyita iby'abana ya no aha warambwiye ngo nzaguze na Ismail mwahuye by the way ubyakiriye ute biranshimishije kubera ngo ukuntu nyine buryo avugamo buryo ndakunda gukurikirana nk'ibintu byo kuri radiyo nyine buryo avugamo byinshi amateka ibintu nk'ibyo rero ko naravuze nyine nk'undi ukuntu akoramo ukaba umuje nawe nyine ibintu byo kugushimira to byanshimishije cyane wamuha n'ikimizo wenda wabona simvuze ko nawe yanyishimiye nyarwo mvuze ngo tujye muri iyo kesi y'amabizu gukunda umuntu kumufana no gukunda kujya kumusoma ni ibintu biri different no gusoma biratandukanye yes gira none ikintu umusaba kakanya itagukorera none aha live namusaba ikijyanye na biriya bintu n'akazi akora uramusaba iki nyine nkamusaba ndakangurira nk'icyegeranyo kubera ibyo akunda gukora cy'ibintu runaka sinzi iyo yabyemera urabona ni ibintu biriho nyine abagabo b'iki gihe babaye bahehesi hasi hejuru n'abakobwa ariko no nyine abagabo urabona hari ukuntu umugabo ashatse nk'umugore bamaranye tumafsi ugasanga ariko nyine gushyuhashyuha mu twana two hanze ibaze gusanga umugabo ubanye n'umugore bamaranye amezi 2 ariko ikanga mu bakobwa bo hanze umva ni irari nyine utamenya gusanga aterese nk'umukobwa runaka uri munsi y'umugore we kandi afite umugore bashakanye vuba bagikundana nyine ndibaza ni irari nyine nshaka ngorere icyegeranyo cy'iryo rari niye mpamvu inabitera mundi kwanze manafura byemera irari nyine wowe hita unanamureba gutyo uyu mukobwa tumugereranye n'umugabo umubonye amugiriye irari kwanza ngereraga aricyo ngiye kugusaba irari arabigusabye uraza kubikora nk'umufana wambabariye uyu mukobwa uko wamubonye wamunkoreye icyegeranyo cy'iminota cy'amasegonda 30 kuva hasi kugera hejuru urabyemera amasegonda 30 ubwo ntacyo ubikora uko ubishaka uyu mukobwa icyo kizimanuko namure cyonzi cyo reba tatuwaje reba ibintu byose hose umurebe uyu munsi ni kuwa 5 mbonero kubanza gusuhuza abantu bakurikiye kino kiganiro mugiye kumva icyegeranyo bwa mbere dukoze ku muntu duhuye live nabanza kubwira amazina ye kugira ngo umenye amazina ye si bunini na ngombwa ariko se turaziranye tuziranye turaziranye okay nubwo wowe ushobora kuba wenda wifuzaga kumbona live ariko mbere yuko ntabwo twaturutse ngo dute tuza kuri kamera mbere yuko kamera iza twaganiriyeho ariko abantu tajya ngo ni ibindi bintu byinshi mutamenye kugira gutya kurunguruka ntabwo ari sawa hanyuma icyo ngiye kugukoraho icyegeranyo ariko mbese nyine umuntu wese umuntu urimo kukureba urumva arahita yumva ibyo ndimo kuvuga kontoto agendeye kuri ryarari navuze by'abagabo ngendeye kuri nawe ari kubonamo wenda nge ntago njya ngira irari oya we uyu nguyu afite irari abakobwa se bagira irari cyane twagiye buriya impamvu nkunze gukoresha ako kantu ka ererererere nakumvanye ntuza ezira mpyisi none hari ukuntu yaka avuga abarimo gutongana ngo n'abanyamakuru afite inzoga yaka noneho umunyamakuru akambwira ngo ndabonye mwa abanyamakuru ngo ndi kumwe n'umugore wanjye noneho ntuzagahita avuga ngo zira kwa kundi bagenda bakabihuza agahita avuga ngo n'akayoga n'ukosha
ubwo rero karagaciyemo reka dukomeze. Mu buzima bwacu bwa buri munsi kugira ngo duse neza hari icyo bidusaba, kugira ngo twemere ko dusa neza hari icyo dukora. Kwiyitaho ku buryo tugaragara ni ibintu byemeza neza abo turi bo n'ibyo dukora bya buri munsi. Uburyo tugaragara nibyo bituma abantu badufata uko tugaragara. Ntabwo umuntu ashobora kukureba ngo yimagine ukura, ariko ashobora kureba ashingiye ku myambaro wambaye agahita amenya uwo uriwe. Uyu munsi ndimo kugenda mu nzira, hari uwo twahuye ku misatsi ifite ibisuko birimo amabara, mu gahanga ke hari imisatsi imanuye neza nka yindi y'abana bato bamaze gukarabya uko mubizi. Hasi ku maguru yambaye fose nziza y'umweru. Niwitegereza neza urasanga uyu mukobwa waba umuzi. Yitwa nde? Yitwara ate? Ni muntu nyabaki? Akora iki? Akunda abantu bwoko ki? Ava he? Ataha he? Aturuka he? Atuye he? Nitwa MWANAFUNZI. Mbashimiye ko tugiye kubana mu kiganiro. Ateye ubu se nkaho ukimubona wabonye ameze ngaturuka. Ubwo nari ntaravuga tatu, nari ntaravuga inzara, nari ntaravuga, ni ukuvuga ngo nahita mukoraho n'ubushakashatsi. Uruvuga ngo ngiye kumukoraho ubushakashatsi nahita njya no kwivuka iwabo nkajya kubabaza ubundi yavuka yitwara gate ari umuntu nyabaki. Ubwo n'ubushakashatsi twabashije gukora duhuye nawe, ariko ntabwo ari ubushakashatsi nibyo twabonye. Ubushakashatsi turicara ku mashini tugashakashaka ibyo bavuze batandukanye, ariko noneho ibyo nibyo n'icyegeranyo nibyo twegeranyije mu mwanya tumaranye mu minota mikeya. Yes, ngenda ngira ngo nkwibarize we ku giti cya ubundi ugendera kuki ugiye kwambara rinete? Ngendera ku bwiza bwazo n'umwihariko wazo. Izo bazita ngo ikizo wambara? Izo bazita ntumpangare. Ko zitwa ntumpangare. Barazibona ngira ngo abakunzi bayawe. Izi bazita ntumpangare. Urabona ko zimeze nkaho zicuritse kandi ntizicuritse. Hanyuma zifite hano tuno dufata gutya twitwa ndakwiyamye. Utungutu twaha abantu bajya baza ngo mpereza nambara arakurura zigahita zifata inyuma. Bazita ndakwiyamye. Utungutu ndakwiyamye ntumpangare. Itashyiramo gutya MWANAFUNZI mwenyewe. Hahiriye rimwe hagashya gutya. Yes, MWANAFUNZI uyu mukobwa ngiye kumuha ino mikoro. Mwe babiri mwihuriye. Agiye kukubaza ibibazo bitatu ashaka nawe uramubaza bitatu rwose. Yego, nta kibazo. Okay. Cyozo cyambere. Ntabwo ikintu nakubwiye ngo icyegeranyo nanyuzwe. No kuvuga nago nanyuzwe. Oya nawe baragukoraho. Oh, no kuvuga icyo ni ikibazo cya mbere ntabwo wanyuzwe. Ubwo rero icyo kibazo ntabwo wanyuzwe. Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri. Cya kabiri. Ari amateka. Yisi nyine to. Uvuga. Ndibaza ni ibintu wize nyine mu ishuri. Cyangwa ni ibintu nyine bikuba mu maraso cyangwa kudakurikirana sinzi nyine ndibaza niyo ni combination wize ni ikibazo nyine mfite. Icyo ni ubwo ibyo bibazo ndimo ndabyandikanye ndimo ndabishyira ahantu ntabwo ndi guhita mbisubiza. Ndaje ndabigusubiza rimwe cya gatatu. Ikibazo cya gatatu ndumva ari ibyo. Nibyo gusa bibiri. Icya gatatu urakibuze. Icya mbere ngo ntabwo wanyuzwe n'icyegeranyo. Onkoreye nuko ngo wavuze nagukoreye. Ni ukuvuga ngo nakubwiye icyegeranyo nagukoreye gitandukanye n'ubushakashatsi. Icyegeranyo cyawe wansabye ni ku irari. Irari bundi ikorwa rite? Biterwa n'iki? Bigenda bite? Nuvuga ngo rero size ndamutse mvuze ngo irari ngiye kurikoraho icyegeranyo. Ndafata amakuru makeya nabonye ku bantu muri societe aba ariyo nzana, kuko ngiye kuvuga ngo ubushakashatsi ndicara ku biransaba turazana hano ibiro. Ninjya kuvuga ubushakashatsi hano turazana ibiro, ndebe icyo umuhinda yabivuze, ndebe icyo umudage yabivuze n'umuntu uri muri Nouvelle-Zélande. Nzane turebe ni ibyo babivuzeho. Ariko ninjya kuvuga ngo uwakakanya
kwirari ntabwo ndi bujye aho inyuma mu ntuza mu byegeranyo ngo ngiye mu bushakashatsi bw'inyuma ndaza hano ibyo tubona hano ahangaha buri munsi hano mu buzima hano bwa buri munsi ikindi warumbaje ngo amateka ngo bivahe ni combination ni iki nuvuga ngo biriya gukora ibyegeranyo kuriya ni ibintu bijyana niba nize amasomo atandukanye ibyo nize byose ni ibintu bijyana no kuba mu bantu kandi nateganyaga yuko bizantunga hazaho rero n'impano kuko dushobora kuvuga ariko amajwi ntasi abantu bagakunda ijwi ry'umuntu runaka nuvuga ngo rero ibyegeranyo n'ubushakashatsi twebwe turagenda tugakora ubushakashatsi hanyuma amara gukora ubushakashatsi ukazanamo impano yawe y'ijwi n'uburyo bwawe bwo kubara inkuru mu mwihariko wawe w'impano wahawe kubw'amahirwe umugisha wayo ukaganza n'abandi bakaganza cyangwa se ntuganze abandi bakaganza uranyuzwe icyegeranyo cyawe n'icyubura gusa nta kukivuga muri biriya buryo bivugamo nta kibazo rwose nakubwiye ko amakuru yo ahari ikidahari ni ubushakashatsi ubwo ngubwo turatubwirengagije ariko ubwo ndava hano mu byo nzakora byanze bikunze ubwo bushakashatsi buzaba burimo mwanafunzi wowe ikibazo wamubaza ibibazo ushaka kumubaza numvaga ndari kubanza kumusubiza icyegeranyo cye ibibazo bigahita bizanyuma cyangwa mbanze nayo mubaze njye ndifuza yuko banza umubaze uze kumubusubiza bakikubwira ngo uje uyu munsi muri interview ni ikihe kintu wabanje kwitaho kiri buze kugaragarira hano abantu uvuga uti rwose iki nacyitayeho ndakireba ndongera ndakireba koko ubwo icyo ni icyambere hasigaye ibindi bibiri banze ngusubize kimwe ku kindi nge ntabwo nanibagirwa ahubwo utaza kumbindikiranya nyine urabona ni ngo niba ugiye hagati in public nyine mu bantu ikintu cya mbere ku muntu uwo ari we wese ni imyambarire isuku nyine urabona uri imyambarire ya konta niba ugiye mu bantu bakuru cyangwa ugiye mu bantu biyubashye ubundi urambara wenda suppose iyo tise agakweto keza ibintu nk'ibyo nyine bwomereye ku myambarire nyine ni isuku muri make ikindi cya kabiri buriya interview kuyijyamo no kuba uri shuwa neza ko ikintu ugiye gusabira akazi runaka cyangwa se oya akazi cyangwa nyine iyo interview ugiye kujyamo nyine y'ikintu runaka cyane nuko nyine busaba ube uri proud ibyo ugiyemo ikindi kandi umenye ubirushiwa neza ko ibyo ugiyemo nyine utazarugreta urakoze cyane ikibazo cya kabiri ese iyo urebye abantu muri rusange imyitwarire uko bitwara ubona habura iki ngo abantu abakunzi ba yawe TV barebe interview nibarangiza basharinge bashyiremo comment iri positive bareke kuza ngo bavuge ngo yambaye igikanzu kibi yambaye igikweto baza bavye bati twebwe turanyuzwe habura iki ku buryo nakora interview nanjye mvuga nabi buri urazi tujya tureba interview ukareba nibura muri comment wenda 500 ugasanga comment ibanza bwa mbere avuga ati courage iya kabiri mumukureho iya gatatu ndagushyigikiye iya kane ibi muhinduro abanyamakuru ibyo bintu ubona hakorwa iki kugira ngo umuntu niba yumva ese kuki abantu bacyumva ko kuza kureba ikiganiro aje kukira ariko mu kanya gatari wita critic uzimamvu buriya abantu bakunda bitandukanye ushobora no kwambara ibintu
ugashimisha benshi ariko ntihabure umwe utaza kugushima bo nta uneza bose. niyo mpamvu nyine uko wakambara kose ntabwo ni ukuri seriye ntabwo wanezeza bose. Ushobora kwambara neza pe bigaragara n'abantu benshi bakabibona ariko ntihaburemo nka babiri bidashimishije akanabikwereka ko bitamushimishije niyo mpamvu nyine namunezeza bose. Ikibazo cya gatatu, muri iyi minsi nta abantu bavuga yuko nta rukundo rufite ireme rubaho. Nta rukundo abarabeshyanya rwose, noneho bakavuga ingingo nziza cyane uburyo nabibonye mu biganiro bitandukanye, nibwo atari wabivuze ariko ni mugenzi wawe, akavuga ngo n'abakoze igikwe urumva ngo barabaki ngo barabaniga bacu ngo mugire gute ngo Kigali wisheya, nta muntu ugira umukunzi we umwe urumva. Mbese no kuvuga ngo umukunzi wawe akundana n'inshuti yawe, inshuti yawe igakundana n'umukunzi wawe gutyo gutyo. Ibyo bintu ubona byacika bite? Uzi se ese koko nibyo ubundi Kigali wisheya? Umva ni ryarari nakubwiraga sibyo. Urifashe washatse umugabo cyangwa nkuko wabivuze ufite n'undi mutipe mukundana cyangwa umusore murarambanye, ni ibintu nyine maze kwaduka mu bantu. Ugasanga ubonye undi musore hanze uramukunze kandi uzi ko ufite undi, ntago ari none se najya abona umuntu abure kumukunda. Byabadusemo tu ni irari ryawe risigaye abantu mu bantu. Urakoze cyane mukuri, haze nanjye ngusubize ikibazo cyawe. Nanjye ntaza kujya mvuga ngo mu buzima bwacu bwa buri munsi icyemeza ko turi abantu ni ubutaka dutuyeho, kubera ko ubutaka dutuyeho nibwo bashingiyeho baduhereza indangamuntu. Ubwenegihugu tubuharwa n'ubutaka, bivuze ngo aho utuye, aho ubarizwa kuba hazwi, icyo ngicyo cyakuranga n'izina witwa rigahita rivuga uwo uriwe. Kuba umunyarwanda ni uko aba ari mu Rwanda cyangwa yaravukiye ku butaka bw'u Rwanda agahabwa ikarita ndangamuntu y'u Rwanda. Ariko hari ibindi bintu biranga umuntu ku buryo umubona ugahita umenya uwo ari we. Ushobora guhura n'umukobwa bitabaye ngombwa akakubwira ngo ndi umukobwa ugahita umenya ko ari umukobwa, bitabaye ngombwa akakubwira ngo ndi umusore ugahita umenya ko ari umusore. Gusa hari abo bigoranye kumenya. Ikigoranye kumenya ntabwo ari ukumenya ngo afite iki cyemeza ko ari umukobwa cyangwa afite iki cyemeza ko ari umuhungu, ahubwo ikigoranye kumenya ni ukumenya icyo akunda. Akunda iki? Icyo akunda ni iki ko ibyo akunze byose abihindagura? Icyo ahindagura ni iki ko icyo ahindura aricyo kimuhindura? Agenzwa ni iki? Ikimugenza ari ukurarikira ibintu byose guhera ku mwenda kugeza ku byarya. Uzumva umutindi arimo kukubwira ngo yaba nari mbonye umuceri wo kurya kuri Noheli. Uzasanga umukire cyangwa abana bo mu bakire arimo kukubwira ngo ngewe nkunda pizza cyangwa nkunda ibindi biryo by'akataraboneka, kandi ibyo ngibyo byose ari uko atabibuza ahubwo yumva birarikiye. Uzasanga umugabo afite umugore umwe ariko yifuza umugore wa naka. Bigenda bite? Kuki abantu baradukira abandi kandi bafite abandi? Uzasanga hari abana bavuga ngo iyo nza kuvukira kwa runaka mba meze gutya, yumva hararikiye mu rugo rw'abandi kubera ko ari abakire kandi afite iwabo. Irari ni iki? Bigenda gute kugira ngo umuntu ararikire umuntu cyangwa ibintu? Reka nkwibutse, umuntu wararikiye cyane ibintu tuzi mu isi ni wararikiye kuyobora isi. Adolf Hitler yararikiye kuyobora isi bigera naho yemeza ko habaho intambara irarwanwa, ariko se yaba yarabigezeho? Iyo niyo mpamvu uyu munsi abagabo murarikira abagore b'abandi n'abakobwa b'abandi bidashobora kurangira bibagizeho ingaruka nziza. Nta ngaruka nziza zirimo mu irari, ahubwo ingaruka nziza ziri mu kunyurwa. Imbusane y'irari uramutse uvuze ko ari ukunyurwa ntago waba ubeshye. Uwanyuzwe ubuzima bwe bugenda neza kandi abafite n'amahirwe menshi yo kuramba ugereranyije n'abandi, kubera ko ushobora kuzararikira umukobwa w'abandi bikarangira uha orientation yo kujya muri gereza ukisanga amageragere cyangwa insinda. Uyu munsi abaherereye muri ibyo bice byose mbanje kubasuhuza.
uribuka icyakujyanye urarikira uriya mukobwa wari wakunze ijipo yambaye kari ngufi ntabwo wari uzi ko ku munsi ukurikiye uri burare muri gereza umazemo imyaka nitwa Simera umwanafunzi amashi hejuru mani cyakoze irari rizabatura irari nuko babarira ugasubiremo babarira uravuze ngo umuntu uri mageragere cyangwa uri insinda azi icyo yararikira uriya mwana w'umukobwa arazi ko n'ubundi azajyayo babarira ugasubiremo tubwire bene ngango sibyo rata ariko ubwire n'abakobwa reka mpindure neza nongere mbimwumvishe neza ariko wavuze ku bahungu ariko n'abakobwa bagira irari abakobwa se abakobwa bo buriya irari ryabo twabafata buriya umukobwa uburyo ibikorwa bakora abonye ni ukuvuga ngo bo bakenera ibyiza kurushaho aramutse afite nk'umukunzi utamwitaho akabona umwitaho kurushaho ubwo aba ari uwo mbese bo bagenda bitewe n'ikintu agize gute ararikiye ntabwo we ashobora kubona ngo muri amutipe ngo ni mwiza ngo amurarikire biterwa n'ikintu yamukunzeho ashobora kumukundaho amaso ashobora kumukundaho ibindi bintu ariko twe turatandukanye kubera ko akimubona gusa arimo gutambuka mu nzira ahita atangira urumva ni ukuvuga ngo rero abantu cyakoza nyine abagabo bari muri gereza bubahwe abagabo bari muri gereza kubera Ismail mwanafunzi ububahwe rwose hejuru mbabarira ubumvishe ko ari akantu neza abantu bari hariya za nsinda na za mageragere bazize icyo kintu cy'irari niko warugezeho ni ukubera icyo abantu batsindwa bahora biga ariko gufata byaranze bahora bareba ariko gushishoza ntabyo bahora batekereza ariko inyurabwenge ntazo bahora bagenda ariko isomo bakura mu rugendo ryarabuze nta yindi mpamvu ibitera ni umuvandimwe wabo abana mu buzima bwa buri munsi ubaba mu bituza no mu mutwe witwa irari abajura bahita babyumva cyane kubera irari ryabo ry'amafaranga n'ibintu by'abandi abagabo cyane bahita babyumva kubera kurarikira abantu b'abandi ariko cyane bakibanda ku gitsina gore nibyo turabizi ngo munsi y'umukandara nta cyubahiro kihaba ariko kwifata byakabaranze bigenda bite kugira ngo umugabo ufite imodoka nziza w'icyubahiro ufite umugore mwiza n'abana ahindukire akurikira umwana w'imyaka 16 ukibyiruka kubera ikirira ribaganza birashoboka ko mu tunyangingo baremanywe haba harimo ikibazo ese icyo kibazo nyagasani yaba yaragishizemo niba yaragishizemo ubwo birashoboka ko yanagikuramo nibasenge basaba Imana imbabazi babarira irari ryabo bitabaye ibyo ngibyo benshi murabizi ko umunyeshuri yarangije kwiga ahabwa indangamanota ndetse bakamworiyanta hajya bivuze ngo irari isomo dukuramo leta bayiteguye kuduhereza indangamanota bamwira basezeranya abandi kabahereza orientation muri gereza nitwa Ismail mwanafunzi ndabashimiye ribu yubahwe tata ko zanwitse koko kabisa rozuri cyane kabisa so ibintu uvuze reka twite dufatiraho navuze ko topic y'ikiganiro cyanjye ari irari ari byo bintu tugiye kuganiraho wenda ni byiza ko wakoze ubushakashatsi nicaranye n'umukobwa ni mwiza uramubona kubera iki abakobwa kariyara arimo avuga tuganira avuga ngo haba abahungu b'imbwa n'abahungu batari imbwa ngo umusore kamusaba ngo yamuraranye ijoro ryose uri kubyumva ngo yamusaba 40 ngo nazimuhe ariko ngo ajya ngo ku mutipe y'ibogare ngo akamukubita za 40 akitera ngo ariko umutipe y'ibogare ngo naba afite urukundo biterwa n'iki ntabwo navuze iyo case kuko mvuze muri ibyo buryo navuga ko yaba yishije 40 navuze umuhungu murakundana mvuze nabi umuhungu murakundana numve neza Israel murakundana umuhungu noneho kwa mukundana oya muraranye gutagwa 40 so ndayiciritse ku buryo urana n'umuntu ahugwa 40 nje navuze mu buryo ashobora kwa mukundana ejo n'ejo n'ukamubwira ati
ngiye gusangira n'abashyitsi banjye kandi nshaka kuza kubamenamo akarawundi wenda ni babiri nshaka kumenya nka 100,000 ugasanga ahise akuboroka kandi iyo agukeneye cyangwa igihe cyose gukenewe arakubona ugasanga hari n'undi ubibwiye wenda mukundana muzima umusore muzima ukumva vuba bakamwanya ne 40 akahita gukubita nka desi kandi arayo kumwa gusa to ngiye mu buryo nabivuzemo barokurasa muri iyo case yanagongeze mva nyine ngo kurarana akavuga ya so hari ikibazo mwanafundi nshaka kukubaza nuko yabivuze sorry kubera icyo umukobwa iyo akundana n'umuhungu wa mukobwa wumva ko wa muhungu agomba kumukemura muri bimwe mu bibazo afite kubera icyo umukobwa atumva yuko yakemura bya bibazo n'ubundi na wa muhungu bari kumwe ubona biterwa n'iki impamvu ya mbere jewe numva ko biterwa n'uwabanje abakobwa bumva yuko bakurikira buri gihe umukobwa wumva ko abanza aho gusanga niba basohotse fagitire yishyura mbere anyura ruhinga akayishyura urumva no kuvuga ngo rero nanone bigaterwa n'ubushobozi ashobora kuba nta mafaranga afite kuko ayakeneye kandi izo ni ingingo ebyiri zivuguruzanya ariko noneho ku basore nibyo koko ese koko wa musore wa mugani ufite imyaka 30 harya nta n'ibihumbi 100 ugira ana yanjye ngo urakundana n'abakobwa b'iyi minsi wagafashe rwose uhereye kuri uyu twicaranye reba igisuka ahagaze inkweto ahagaze bandana yifunze impeta yambaye inzara afite rero ubwo rwose sinzi no mu minsi iri imbere uko batinda bagumya kwishyiramo nyine ngo runaka ndamukunda kandi bigaragara nkaho wowe ubushobozi bwawe ari bukeya nta kintu wamufasha watabirana hakiri kare ukagenda ukirukanka mu byaro hiryo byakure bataramenya iryo terambere ukaba umujabuye kuko we yakihangana wikigaruka mureka kuko abahungu barahari pe ngaho nanjye ibyo navuze abahungu barahari pe bafite urukundo ariko akamukunda yamubona kanariraye ariko nta mafaranga afite kandi uwo mukobwa w'i Kigali ahagaze ifungo nta kintu uri buze umubwira ese mwanafunze ibyo bintu byo ntago turi bwemeranyeho ati gute nimba dukundanye n'umukobwa ayo mafaranga yari afite ni kenshi na kenshi ushobora gusohokana n'umukobwa afite amafaranga menshi wenda ufite makenya mukarya yayakuye he yayakoreye uwo rero wayakoreye niwe nakubwiye ngo aza agaciro k'uwo muntu uwo nguwo ubikora gutyo uwo nguwo aba afite ibindi bintu agamije n'ibitekerezo bye bishatse kuvuga ko rero bavuga ngo ukuntu abakobwa babyumva muri kamere ya muntu niba n'abantu bizera no mwiyobokamana avuga ngo Imana ijya kurema ngo yabanje Adamu Eva azakurikira aza ari umufasha bivuze ngo umugabo ari over control charge imbere y'umugore we niyo mpamvu umugabo usanga ari wahangayikira urugo noneho rero abakobwa nabo bari muri iyo sanse noneho nukuvuga ngo bafite ingo zitaruzura abakobwa b'iki gihe bafite ingo zitaruzura bakeneye ko zuzuzwa kandi noneho abasore nabo igihe cyabo cyo kubaka ingo ntikiragera baracyasitasita kubera ko akazi kabuze akazi bakaburiye abo basore rero mbaza ngo bakaburiye nta kinyabupfura bakigira nta bunyangamugayo bakigira barabeshya urumva noneho rero ubwo bamaze gutakaza ya ngingo yo kubura akazi ntako wabona niba nta muntu wakugirira icyizere kubera ko wamubeshye kenshi niba nta muntu wakumva yuko uri umuntu w'agaciro bitewe n'ibintu wikora bakabura akazi yabura akazi rero agasigara ku mutima gusa w'urukundo urumva akanywa kamara kumugeramo yumva ndamukunda nukuri agapfukama kubera kamugezemo arahungu basaba gutyo ngo ndi imfubyi ngo mbabarira be ngumi nyine nibyo mvuga ngo bakunze eske kuki ukunda byiza ukennye so njyewe ntago ibi bintu mwese ntago turi kubyemeranya je turabyemeranya yuko mwanafunze aragushyigikiye oya uragushyigikiye ntabwo ariko mushyigikiye ntabwo urimo kubyumva ni impamvu ngende kubyumva banza wumve impamvu nakubajije ikibazo kigira gutya umukobwa nibyo akundana n'umusore bose barakeneranye nimba uyafite ubushyuhe arasanga wa musore ufite ubushyuhe bose bahuza ubushyuhe bubu bukonje sibyo ariko umusore ntashobora kugira ikibazo ngo ahamagare wa mukobwa bakundana
ngazamwumva you know barahari abona ibyo barahari rwose ni bake ariko barahari uvuga ati ahubwo ahora nahangayitse avuga ati none yabona yagize ikibazo akavuga bimeze bite ko utari gufata telefone byagenze gute mbwira reka hari umuhungu mwari mwakundana ngo byibure ube wamwishyura nk'inzu nk'amezi 2 cyangwa 3 nakaza afite wowe ugafite uvugisha ukuri oya birabibaho nyine wowe ku giti cyanjye navuga n'ibirenze ibyo narabikoze sibyo ariko nyine nyuma yaho yitwaye nabi nago bibaho hari ukuntu umuhungu agize accident wenda akazi runaka akora bizuka ko wenda kamaha amafaranga wenda arashize urabibona kandi urayafite kandi murakundana kandi nawe yaraguhaga utayama kuko amafaranga y'inzu uyafite kutayamo bibaho nyine nago navuga ko nge naranabikoze n'ibintu bisanzwe ariko nyine basuka bavuga ati nanjye ngendeye kuri iki nanjye byinshi yankoreye ariko ibaze kwa kumusora amafaranga ati ndi kumwe n'abashiti banjye nyoherereza 40 tujye kuyanywera enjoy no se ndi tuzapfa hari imyaka 100 mfite ngwiki oya aho ngaho ntabwo bari sawa kubera ko iyo rero nayo impamvu ituma babasore nabo bifunga kuko niba ndakifunga nawe nkuko mukobwa namyakije n'umusore namyakije akavuga ati ubundi uwo musore nawe yagatekereje ayo mafaranga yikurutira amafaranga ngo ari kumwe n'inshuti barimo baraseka komande ndebera mwanafunga nk'umukobwa kwaka 40 muri lockdown iteye gutya imeze gutya nuvuga ngo imbese je ndibaza ngo ntabwo nibaza ngo ni menshi jewe nibaza ku gaciro ku buryo yabonetsemo agaciro k'abantu mubana agaciro kabukomokaho agaciro iyo ngingo ubundi yitwa agaciro ese ugiye gufata amafaranga 40 ubisukumira umuntu ngarimo araserebura n'abantu umuntu uza mu kabari ushobora gusanga mushiki wawe arimo aryamira ibyatsi bamwirukanye gusa urambwira ngo urimo uratanga oya ntabwo nayamuha reka ntayo namuha rwose ahubwo numvisha avuga ngo ahita kuboroka nahita ngura simukadi nshya yes wanafu uyu mukobwa numvishira avuga utuntu twishe ariko nago nigize nkataruka ngo umuhungu ngo harukuntu ngo nyine ngabahungu ngo bajye ngo gusaba abakobwa ngo bivugisha ngo ndipfubyi ngo dubupfagabo akagenda avuga gutyo reka nibareze mushiki wanjye hari umuhungu wari waza akagusaba gutyo akakubwira ati ndi impfubyi sibyo umuhungu wagusabye muri style utazibagirwa ukavuga ati umuntu ateye impuhwe arasebye koko reka muhe yakubwiye ngo okay bibaho uvuga ngo nimpfubye n'ibintu biri simple barabivuga Ismail barabimbwiye pe okay nagari benshi yakoze yavuga ngo ariko barabikubwira pe ndi impfubyi n'ibigiye tumaranye tubuziranye nta kintu mparira ibintu nk'ibyo nyine none se je ndibaza ubundi ubwo bupfubyi icyo abagiye kugusaba cyagiye kigiye kugira umubyeyi ababonye umubyeyi iyo ukimuhaye muri make kugira ngo wumve ko muri we arababaje arababaje akumye wumve ko nyine muri we arahangayitse pe aragukeneye arewe yes reka mbashimire mwanafunzi kandi wakoze kuza nukuri cyane nanjye abakunzi bayawe murabizi cyane gahunda ni yindi no gutwika hagashya yes nibyo nzabahamagara iki kiganiro tugikomeze nuko habayeho wenda nisegure ku bakunzi bacu habaye ikibazo cy'ikirere imvura iri kugwa murabona reka mfate abanyamakuru iryo si ryarari naho se mvuga ubu ni mu bireba koko yes rero ndagira ngo nshimire mwanafunzi wakoze kuza reka nshimire na mushiki wanjye wakoze kuza by the way thank you very much every day God bless you iminsi yose Imana igiye umugisha kandi ibyo mukora bikomeze gutera imbere maranifuriza abantu banjye ibyiza uyu mukobwa ubushize namusabye urukundo wamaye urukundo ako uba Ismail
ndaje dukoze wenda interview ngo mu rukundo ibyo bintu nta nubwo nzi biturutse none zo si byarari nahoze mvuga irari riri ahantu hose irari muri we haba abapasiteri nabwiye nzabyigaho ingeri zose ibamo irari nta igihe nekereze agwigiye utekereze nyine buretse umukobwa umuhungu amusaba urukundo bamaranye hafi nk'amezi 5 baziranye umuhungu agusabye urukundo ati mpa amezi 5 mbitekerezeho ubutekereze kimishinga yo kuzaza wubatse inzu wagize ngo sabitekere ubu ntago bakibitekerezaho gahunda ubu ni ukuvuga ngo ni faire relaxation ni relaxation reka nyavuga nka Bruce Melody nuvuga ibintu akabikata ntubyumve ariko Bruce Melody ni mubi cyane uzumve bado hari ahantu agera ngo akavuga ibintu nyine hari ndi ngo disturbing aba producer bubahwe aravuga Melody arandwika pe harahiye koko ta Melody kabisa yes ndabakunda kandi Imana ibamugisha nawe ubutaha